Abakunzi badukunda bakurikiranye JT TV cyangwa se GT biterwa nawe uko ubyumva cyangwa se uko wabyita, ni uburenganzira bwawe. Turagusuhuje cyane, turaguhaye ikaze n'ubundi kuri iyi cano izajya ikugezaho cyangwa se igikugezaho ibintu bitandukanye, harimo filime nyarwanda zirimo abakinnyi batandukanye, abo muzi n'abo mudasanzwe mumenyereye ariko muzakunda. Harimo ibiganiro bivuga ku buzima bwacu bwa buri munsi, amanywa n'ijoro. Harimo icyo mwita ngo ni karabaye, habaye iki, byagenze gute, haba muri quartier hirya no hino. Aha rero turi ni muri quartier iba muri Gasabo. Sindi babwire neza ahariho, niba wahafora simbizi, cyangwa se niba waba uhazi cyangwa uhatuye, turagusuhuje. Tunaheboneraho guhita dusuhuza abari mu gihugu hagati cy'u Rwanda, ari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ndetse n'abari hanze y'igihugu, hanze y'u Rwanda, kuko niho dutuye. Uyu munsi rero nzinduwe no kubabwira ikintu cyambayeho. Manutse ngira ngo wenda murandeba, niba hari uwambonye manuka yabonye ko mfite ukuntu ndi kugenda nsa n'ucumbagira. Yego, mu minsi ishize ejo bundi ngize mba ndahantu ndiho nkora nyine ibiganiro, mahurira n'impanuka. Nahuye n'impanuka ariko idakomeye mu by'ukuri cyane, ariko yatumye mbabara, hanyuma nicwa n'umusumari. Ese wowe wari wicwa n'umusumari? Umusumari wari wakujomba? Umusumari waranjombye kuri kano kaguru, kuri kino kirenge. Uwo munsi natabawe n'umwana w'umukobwa, umwana muto rwose, utakeka ko yagufasha cyangwa ko hari ikintu gifatika yaba azi mu bisanzwe byafasha umuntu mu buzima bwa buri munsi, wenda wakomeretse cyangwa se mu bundi buzima busanzwe. Niyo mpamvu nari nkubwiye ngo uramenye, ntuzagire umuntu n'umwe usuzugura kuri iyi si, kuko ntiwamenya uri bugutabara uwo ari we. Mu kwikorera za kamera n'ibiki byose, urumva kugenda byari bibaye ikibazo. Hari ku kirenge, aha hantu harababaza, sinzi niba hari umuntu bigeze bibaho yenda agakomereka akabibabariramo nk'uko nababaye, hanyuma umusumari ukamwinjira. Najyaga numva bavuga ngo iyo umusumari winjiye umuntu ngo niba bigenda gute, murambwira muri comment. Ariko jyewe nahahuriye n'uwo mwana w'umukobwa, ahita ambwira ati mubyeyi, ati reka ngufashe, icya mbere yo gukomeza kuva amaraso, ikindi igisebe kirahita cyuma. Ngira ngo arambeshye. Uyu munsi rero nagira ngo nguze n'uwo mwana w'umukobwa, hanyuma nakwereka ibyo yamvurishije, kuko ni ibintu bisanzwe nanjye byarantunguye. Ejo nugira igisebe ukababara ukamera nk'uko byari bingendekeye, nawe uzamenye uko witabara. Twagiye, ubu nari nje kumubereka, nje guhura nawe, namubwiye ngo areke duhure, anyereka ahantu ibintu asigira ku gisebe abikura cyangwa yabikuye. Urasanga ari ibintu bisanzwe, nawe biragutunga. Ibintu tugenda ni ukuri warakoze cyane. Umwana w'umukobwa ni uyu nguyu, araza kutwibwira, ariko mbere y'uko atwibwira ndagira ngo abanza twereke uko abigenza, aho yakuye uyu muti cyangwa se naho wawukura. Nubona nawe wenda nubwo ndaho ngaho nyine nta kigenda cyanjye, ariko uyu munsi ndagira ngo bitwereke. Watwereka ahantu nabivuze ngo abantu badukurikira kuri iyi cano ya JT TV cyangwa JT TV cyangwa GT, biterwa n'uko umuntu abyumva, akurikirane arebe. Nari mbabwiye ko nakomeretse, nitwa n'umusumari. Ntacyo bitwaye. Bavuga yuko uri umwana wamvuye, ubwo naje kureba uko wari wanyemereye, nta kibazo, abantu baza bakareba, ni ibintu bisanzwe. Hanyuma twagenda ukatwereka umuti, ukatwereka ukuntu bigenza, hanyuma ukaza no kubasobanurira. Ntacyo bitwaye, twagenda mubereka. Ngibi byindi biba bituye.
none se ushobora kuvuga ko ari bibiri aha ngaha hano hafi ku nzira? ni ibyatsi bisanzwe nk'ibi byose mugenda munyuraho. Ibyatsi biravura. Ibyatsi ni imiti ya gakondo, nanjye nabibwiwe na nyogokuru, niwe wagiye unyigisha imiti ya gakondo y'ibyatsi. Waba watembye urwiri rurakomora, cyangwa se waba ufite amahumane. Ibi se byitwa ngo iki? Mu by'ukuri ibyo unsigira ku gisebe mo aha ngaha ni byitwa ngo iki? Ni ibihe ibintu? Ariko banza unatwibwire witwa nde? Amazina nitwa Umutoni Diane. Yego. Gusa ufite imyaka ingana? Ko mbona uri umwana. Mfite imyaka 16. Mana nyagasani. Yemwe sinababwiye ngo ntimuzagire umuntu musuzugura. Uyu muntu rwose ngiye yamvuye igisebe kandi ngira ngo murabikibonye. Ndaje mbereka nyuma y'iminsi 2 ariho amaze kunshyiraho imiti. Umunsi wa 2 uwa 3 ko nari imeze ubwo nyuma y'iminsi 2. Umunsi wa mbere nyine ngira ikibazo yasizeho, uwa 2 nuko njya koga hajyamwe amazi birongera biragira. Ndaje mbere uko byagenze bimwe muri bike by'ukuntu byagiye bigenda. Twiyerekera imiti hanyuma tubwira aho wayikuye. Ubwo rero nagira ngo mbereke imiti ya gakondo dukoresha. Urwiri ni urwiri ruba rusanzwe, rurakura. Iyo rumaze gukura ruzana akantu k'akatsi nyine, akantu ko hejuru wagira ngo ni akarabo, kaba gafite utunuza 5. Kaba gafite utunuza 5, warangiza ukagafata ukagakurura, ukagakura mu rwiri, warangiza ukagafata ukakazamura, warangiza kaba gafite uturabo 5. Dore ngaka ka mbere, dore aka kabiri, dore aka gatatu, dore aka kane, dore aka 5. Noneho warangiza ukagafata. None se ukiraho? Yego komeza. Uragafata warangiza ugahita uzamura ukurura kuno ugatsindagira, noneho hakazamukamo utuzi. Rero utwo tuzi niwo muti womora igisebe. Nyine bibaye ngombwa yuko kugera kwa muganga bitinda, ukadufata ukaza kutureba, warangiza ukadushyira ku gisebe. Ako kanya nyuma y'iminota nk'ibiri igisebe kiba cyumye, nta kibazo ugira. Hanyuma wihangane nyine nkubaze wenda nubwo ntazi uko nabisobanura, ariko uru rwiri ko umvura donc ukiriraho umuti bwa mbere nabonye mukoresha urwiri rw'ibyatsi bisanzwe. Hanyuma nyuma yaho ubonye nagiye nashyize igisebe cyagiyemo amazi cyongeye kumera nkaho kigira ibibazo bundi bushya, ukoresha noneho izi ndabo niba navuga, cyangwa se uruti uruti reka nanjye ndwicire kuko ndumva ni ibintu nyine dukeneye gukoresha. Uragira uti ni ukugira gute? Ubwo ndagashinguza ukakazamura nta kibabi bizamukanye. Ko bitoroshye. Ntabwo biba byoroshye, ariko nyine ukoresha. Ariko nta gikomeye kiri, ngese ko ndi kubikora nanjye. Umuntu wese yabyikorera. Ukoresha uburyo buri bwazamuka. Yemwe no kuvuga ngo umuntu aragakurura kano k'imbere konyine, ntakururane n'icyatsi cyangwa se akababi kaba gafasheho. Hanyuma yatubwiye ngo ubigenza utya. Nanjye reka nshyiremo agatege ndebe, nzarebe ko ejo nzivura. Yemwe nuko shyiramo agatege nawe rero. Nuramuka ugize igisebe ntuzagire ngo gewe sinkweretse umuti. Ntuzagire ngo uyu mwana w'umukobwa ntakweretse umuti, cyangwa se ntuzagire ngo channel ya JT TV ntikweretse umuti. Nari nkirimo kukwibariza mukobwa mwiza, ndagira nti ko mwatangiye donc duhura cya gihe maze gukomereka byanshanze, ko wahise umvurisha urwiri rusanzwe cyangwa se ibibabi by'urwiri. Nyuma yaho najya koga hakazamwo amazi, igisebe nkabona gitangiye kongera kugira ikibazo, hanyuma ugahindura ugakoresha izi ndabo. Ibi bintu mu kuvura kwabyo bitandukaniye, ikihuta kuvura ni igiki? Nyine urabona yuko twari
wenda urwiri rutoshye narwo iyo nyine uri hafi yarwo uhita urufata noneho ukaruvuguta, wamara kuruvuguta ugahita ukamurira ku gisebe. Narwo urwiri rurafasha, narwo rwumisha igisebe ku buryo nta kibazo wagira. Noneho nyuma yabwo impamvu noneho nagushyiriyeho utuzi tuvuye mu rurabo, nyuma yaho ukuntu natugushyiriyeho nuko nari nabonye yuko cyatangiye gusa nkaho kiri komoka. bishatse kuvuga ngo ukigira igisebe kikiri kibisi kikiba, ibyiza ni ugukoresha amababi. Hanyuma cyatangira gusa naho kirimo komoka, nubwo wenda cyari cyagiyemo amazi bikagira, ariko ubwo iyo cyomotse gitangiye gukira nibwo dukoresha uturabo twazo. Impamvu tudukoresha cyane utuzi twavamo tukadushyira ku gisebe ni ukugira ngo igisebe kitagira ikibazo kikazamo amashyira cyangwa se ukabyimbirwa. Bivuga ngo izi ndabo cyangwa se uyu muti uva muri iyi tije cyangwa se muri uru ruti rw'urwiri, ruti rw'akarabo, bishatse kuvuga ko iyo ukoresheje uyu muti uva muri aka kantu k'urwiri kariho ururabo nk'uko ubitubwiye, igisebe ntikiba kikijemo amashyira kandi nta nubwo umuntu aba akibyimbye. Ntabwo aba akibyimbye. Si umuntu yakwita ngo iki mu gifaransa ni antibiyotike, ni iki ntabwo mbizi. Ni umuti usanzwe abanyarwanda bajyaga bivurisha. Watubwiye yuko ibi bintu wabyigishijwe nande? Yewe nababwiye yuko ibi bintu nabyigishijwe na nyogokuru, kuko yakundaga kubinuma wenda hagize nk'umuntu ukomeretse cyangwa se ukihuta, haba se uri hafi y'inyabarasanya y'Icyatsi bita inyabarasanya, warangiza ukagifata nacyo ukakivuguta ugatonyangirizaho. Ibyo byatsi bifasha umuntu igisebe kigahita cyuma, kandi yego biraryana ariko ntabwo biryana iminota myinshi. Nta nubwo biryana cyane nkurikije uko nabyumvise. Ntabwo biryana cyane. Hanyuma uturabo twazo impamvu tudukoresha cyane utuzi twavamo tukadushyira ku gisebe ni ukugira ngo igisebe kitagira ikibazo kikazamo amashyira cyangwa se ukabyimbirwa. Bivuga ngo izi ndabo cyangwa se uyu muti uva muri iyi tije cyangwa se muri uru ruti rw'urwiri, ruti rw'akarabo, bishatse kuvuga ko iyo ukoresheje uyu muti uva muri aka kantu k'urwiri kariho ururabo nk'uko ubitubwiye, igisebe ntikiba kikijemo amashyira kandi nta nubwo umuntu aba akibyimbye. Ntabwo aba akibyimbye. Si umuntu yakwita ngo iki mu gifaransa ni antibiyotike, ni iki ntabwo mbizi. Ni umuti usanzwe abanyarwanda bajyaga bivurisha. Watubwiye yuko ibi bintu wabyigishijwe nande? Yewe nababwiye yuko ibi bintu nabyigishijwe na nyogokuru, kuko yakundaga kubinuma wenda hagize nk'umuntu ukomeretse cyangwa se ukihuta, haba se uri hafi y'inyabarasanya y'Icyatsi bita inyabarasanya, warangiza ukagifata nacyo ukakivuguta ugatonyangirizaho. Ibyo byatsi bifasha umuntu igisebe kigahita cyuma, kandi yego biraryana ariko ntabwo biryana iminota myinshi. Nta nubwo biryana cyane nkurikije uko nabyumvise. Ntabwo biryana cyane. Hanyuma wadusangiza nk'ubuhamya bwawe gato cyane, umunsi wagize igisebe bakakuvurisha imiti, ni ryari wemeye ko kuko urumva hari ibintu bibaho ukavuga uti ibi bintu wenda umuntu ashobora kukubwira, niyo mpamvu mberekeye ku gisebe jyewe nagize, byarantunguye, ntabwo nari nzi ko nahura n'ibintu bisanzwe. Menyereye kujya kwa muganga, menyereye kujya kwivuza bisanzwe, dore duhuye n'amazi hano, menyereye kujya kwa muganga, menyereye kwivuza bisanzwe, bakoresha imiti isanzwe. Byarantunguye kubona umuntu noneho umwana ugana gutya avuga ati reka ngufashe ngutabare,
igisebe kirahita gikira, ndabizi neza ko bingiye gukoresha. Ndabanza ndamuburanya ndavuga nti reka wasanga ibyo gushyiraho mikrobe, wasanga ariko arambwira ati oya reka tugerageze, hanyuma nubona bidakize nyine ugenda ujye kwa muganga. Icya mbere nabonye nuko amaraso yahagaze, icya kabiri cyakurikiyeho nuko nabonye mu by'ukuri igisebe cyaratangiye kuma, kandi ngira ngo nubwo wenda nkirimo gifitemo akantu gato cyane, ariko nababwiye ko impamvu yabiteye ariko akundi umuntu ajya koga wakoga wasukamwe amazi, nyine amazi ugashiduka yagiyeho, ariko mu by'ukuri ngira ngo niba warebi ko bimeze wabonye ko ndimo gukira, kandi nta nubwo ndimo gucumbagira cyane rwose, mu by'ukuri biri gukira pe. Ndashima Imana kandi ngashima uyu mwana w'umukobwa. Nari mvuze mwisabira nti niba bishoboka, hari ukuntu nyine umuntu avuga nk'uko nanjye nabanje kuburana nkavuga nti reka ndebe uko njya kwa muganga, ntiyavuga ati oya, cyangwa se dushaka ukuntu tubona imiti kuri farumasi, ati buretse nubwo urabona ahantu uri gukorera ni kure, ntawe wahuriye na farumasi hano hafi, ntabwo uri buyibone, reka ngufashishe ibi ngibi mfite ahangaha mbonye. Nkavuga rero yadusangiza, ese wadufashwa dusangiza wenda umunsi wa mbere wemeye neza koko ko ibi byatsi bivura, cyangwa se kuri urwiri rwavura igisebe byagenze biti? Ni ku gisebe wagize wowe, ni igisebe nyogokuru wawe yagutumye ati genda uzanire urwiri ukabona avuye umuntu? Iyo gahunda byari bimeze biti? Yewe umunsi wa mbere namenye ukuri yuko ibyatsi bivura. Ndavuga urwiri. Mbere yuko namenye yuko urwiri ruvura, narawutembye, ubundi nembye, nari ndi kumwe na nyogokuru, ni ukugwa. Yego, kwitura hasi. Ni ukwitura hasi. Noneho mvuye kwahira ubwatsi bw'inka nitura hasi, ubwo nyine nyogokuru aba arambwiye ati ngwino nkomore. Wari wagize igisebe hehe? Nari nagize igisebe hano ku ivi, noneho ubwo nyogokuru aba arambwiye ati ngwino nkomore. Ndangije mbona afashe urwiri araruvuguta, banza kuvuga ati ariko mukecuru reka ibyatsi urwiri ruravura. Ati ibyo ngibyo ntabwo nabyishyiraho, njyana kwa muganga. Ubwo nyine biba ngombwa ndamuhakanira ndamutsimbera, bigezeho nza gutuza ndemera. Abishyizeho numva biraryana, nyuma y'iminota 2 mbona igisebe kirumye, ndavuga mpita nicuza, ndavuga ati urya nyogokuru namubwiye nabi, kandi urwiri ruvura. Nuko byagenze. Icyo gihe nari mfite imyaka nk'7. Nari mutoya. Rero bivuga ngo mu by'ukuri uramutse ugize igisebe biroroshye guhita wivura ukoroshya ibibazo. Hanyuma tugaruka kuri ibi bintu, iyi miti ivura umuntu ufite igisebe kingana iki? Ni igisebe kuko ibisebe biratandukanye. Hari umuntu wagize urusebe runini cyane, hari ugize agasebe kakiri gato cyangwa ikiringaniye. Ese umuntu ufite urusebe runini cyane imiti yamuvura? Umuntu ufite igisebe kiringaniye niwe iyi miti yavura. Noneho uwagize igikomere kinini yahita yirukanka ajya ku bitaro bakamuvura. Urakoze cyane rero, muri wowe harimo ubuhanga bwinshi, kandi ntekereza ko tubikiye ibintu byinshi cyane uzadusangiza hamwe n'iminsi, uzadufashe. Umuntu wabanye n'abantu bakuru buryo bafite ukuntu ameze atandukanye natwe nyine, ariko waba ufite impungenge ukavuga uti wenda nanjye nabanje kuzigira, ndavuga nti hari ukuntu umuntu ashobora guhita wenda yandura amavirusi, cyangwa se wenda kari bugireho umwanda, igisebe kikarushaho kugira ikibazo. Ariko ngira ngo niba wabikurikiye wabonye ko agakurura mu rwiri mw'imbere, uko kakazamutse hariya hantu agakanda aya mazi abamo hano, nta kuntu ntekereza wenda ko umuntu abishyize muri rusange abasohotse mw'imbere muri kano kantu. Niyo byamaze impungenge, nabonye asohokamo hano muri kano kantu yose nta kindi kintu cyayanduje. Ndagushimira rero ko wamvuye, kandi n'ubu wari ukirimo kumvura, kandi wenda n'ikindi gihe uzakomeza tuvure, tuzakomeza tukubaze wenda ku yindi miti, ku bindi bibazo bigiye bitandukanye. Turagushimiye, tunashimira abantu bari badukurikiye bakuri iki kiganiro, tubabwira ngo bakoze cyane, nakagaruka tuzaza kukureba nanone. Murakoze. Turagushimiye rero cyane, Imana y'ijuru nawe. Murakoze namwe, Imana ibane namwe. Murakoze cyane. Abadukurikiye rero ngira ngo mwabonye ukuntu
umuntu ashobora kwivura mu buryo bworoshye bitagoranye muri karitsiye mu buzima bwa buri munsi. Hari ibiba bikugwirira utabipanze, utabikurikiranye, utabishakaga, ushobora gusitara, ushobora kwitura hasi ukagwa, ushobora gukomereka mu buryo butandukanye. Niba hari ahantu ureba urwiri ntuzagucike. Ni ibyatsi bisa n'ibisuzuguritse, ni ibyatsi bisa naho ari ibintu bisanzwe bigayitse biri aho, ariko bishobora kugira umumaro ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ndagushimiye cyane rero, nkagira nti rero ubutaha tuzavugana ku bijyanye n'ikindi kintu wakoresha bibaye ngombwa ugize ikibazo runaka cyoroheje. Ndavuga ibintu byoroheje bya buri munsi umuntu ahura nabyo mu rugo, uhura nabyo mu nzira, ushobora gushya. Tuzavuga ku bushye kandi tuzanavuga no ku bisebe bisa naho biremereye. Twavuga ku gisebe cyoroheje cyangwa se kidakabije cyane, kitasamye, kiringaniye. Imana rero ibaha umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka, turabashimira tunababwira ngo comment, like, subscribe. Ibitekerezo byanyu, likes, turabikeneye kandi tubashimira inkunga yanyu ikomeye mudahwema kudutera. Ciao ciao.